ni Kigali CNN rero mwiriwe neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo, namwe mukurikiye aya makuru yacu, cyane cyane abakunda kutwereka ko turi kumwe. Abashimiye cyane, mbifuriza imigisha y'Imana, babwira nti mukande subscribe abatarayikanda, mukande n'inzogera kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yacu tanu kwa tanu, ndetse mukande na share kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi. Inkuru rero mbazaniye ni inkuru iri kubica bigacika, niba ruwa rwose fata ku mavuta, wamenyekanye nyine nka fata ku mavuta nyine yanditse aho ari muri gereza. Reka babwire nti mukurikire kugira ngo mwumve ibikubiye muri iyi baruwa kandi mubashe gusobanukirwa byose tuba twabateguriye. Muri kubibona kuri screen, muri iyo baruwa dufitiye kopi, ni baruwa yanditswe na fata ku mavuta, ariko ikaba yanditswe ku itariki ntekereza ko ashobora kuba yibeshye 25 Ugushyingo 2024, itariki ntekereza ko itaragera, ariyo mpamvu uri kuvuga ko yibeshye. Fata ku mavuta akaba yanditse ibaruwa ari muri gereza ya Mageragere. Fata ku mavuta ingagi nkuru mu murwa, ibaruwa yanditswe n'uyu muvandimwe nyuma y'igihe akatiwe iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Ariko kandi nk'uko mwagiye mubibona mu bitangazamakuru ku munsi w'ejo, Fata ku mavuta akaba ari bwo yaburanye ku kijyanye n'ubujurire, aho yari yajuriye asaba ko yakurikiranwa adafunze. Rero akaba yarajuririye rero icyo ngicyo, akaba hategerejwe umwanzuro. Rero mbere y'uko umwanzuro usomwa, Fata ku mavuta yanditse ibaruwa rwose yuzuye ikiniga, irimo amagambo akomeye avuga rwose no ku buzima bwo muri gereza, ariko anagaragaza ko rwose discipline ari ikintu gikomeye cyane, ubundi akanaba yizeza abantu ko byanga bikunda igisigaye ari ukuba yataha. Rero akaba afite icyizere nk'undi muntu wese. Rero iyi baruwa tugiye kunyuramo Fata ku mavuta yanditse, akaba ayanditse nyuma nyine y'igihe kitari munsi y'ukwezi afunzwe, kuko niba yafashwe cyangwa se yatawe muri yombi ku itariki 10. Bityo rero murumva ko ukwezi kumaze kwirenga, ariko muri gereza ya Mageragere ho ukwezi kuruzura. Kugeza ko ubujurire yajuririye ku minsi 30 ntiragera, ariko umwanzuro w'urukiko wo nturasomwa. Fata ku mavuta rero akaba yanditse yandika ibaruwa rwose aranayisinya mu mazina ya Tisengabo Fata ku mavuta. Iyi baruwa rero Fata ku mavuta yanditse akaba ari ibaruwa yandikiye ikipe ya Gorilla FC, ikipe n'ubundi asanzwe abereye umuvugizi nk'uko yabivuze muri iyi baruwa. Akaba yandikiye rero iyi kipe ayibwira ati hello Gorilla family, nejejwe no kubandikira iyi baruwa, mboneraho no kubamenyesha ko meze neza. Akabuza agaragaza ko ameze neza, ati ndanezerewe cyane kubona Gorilla ku mwanya iriho muri shampiyona n'ibitego tumaze gutsinda. Ifata ku mavuta agakomeza agira ati hano muri gereza nahasanze abakunzi benshi ba Gorilla, ari nayo mpamvu nk'umuvugizi ari iby'agaciro kubona mu cyumweru mutsinda Rayon Sport nk'uko bisanzwe. Ati gutsinda Rayon Sport bizaba ari impano ikomeye mu mpaye hano mu buroko. Hari amagambo make adasomeka, ariko ati ndashimira ubuyobozi bwa ekipe, abatoza ndetse n'abakinnyi muri rusange. Morale na discipline ni byose, igisigaye ni ugutaha. Ndabakumbuye mwese kandi ndabakunda. Yo spokesman Sengabo Fata ku mavuta asinyira amenyesha perezida, secretary, staff, abakinnyi, abafana ndetse n'itangazamakuru muri rusange
Fata ku mavuta rero kugeza kuri iyi saha nk'uko mwabikurikiye mu itangazamakuru n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko byagiye bivugwa mu rukiko, hakurikiyemo ibyaha bitandukanye harimo icyo gukangisha gusebanya, kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, hakabamo icyaha cy'ivangura n'ibindi. Ibi byose muribuka ko yagiye abyireguraho mu buryo butandukanye agaragaza ko ari ibintu bimwe na bimwe, akanavuga ko yaba yarabipangiwe, ariko icya mbere mu rukiko biba ari ibimenyetso. Ni ibyaha rero bikekwa ko yaba yarakoze mu bihe bitandukanye yifashishije umuyoboro wa YouTube cyangwa imbuga nkoranyambaga ze n'ubundi zindi zitandukanye mu bihe binyuranye. Ubushinjacyaha bukaba bwari bwamusabiye iminsi 30 y'agateganyo, bugaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho kandi ko iperereza rikomeje. Icyo gihe rero urukiko rwari rwavuze ko nyuma yo gusuzuma ibi byose byo kuba Fata ku mavuta yakurikiranwa ari hanze cyangwa se afunze, rwashingiye cyane ku kuba ngo mu magambo ye bwite yarivugiye ko atazongera kwitaba RIB. Ibi ngibi rero bikaba bishimangira ko ngo ibyo yakoraga byose yabaga azi ko ari ibyaha. Icyo gihe urukiko kandi rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, rutegeka ko akurikiranwaho afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Mu minsi 5 rero yemerewe kujurira, Fata ku mavuta yarajuriye, ajurira iki cyemezo. Rero igisigaye no kumenya niba azarekurwa cyangwa urukiko rwisumbuye ruzagumishaho iminsi 30 y'agateganyo. Mu bigaragara nk'uko yamaze kwikatirwa. Rero ndumva ari ibyo nababwira, mbibutsa gatoya kuri iyi baruwa ya Fata ku mavuta. Ni ibaruwa yandikiye ikipe ya Gorilla FC, ikipe yarabereye umuvugizi, ngira ngo mwagiye mubona mu bihe bitandukanye agaragaza ko rwose aba hafi y'iyi kipe. Ibaruwa rero twagarukagaho ya Fata ku mavuta, ni ibaruwa nayo itari kuvugwaho rumwe, niko nabivugaho gatoya, ariko ko ntekereza ko ari uko habayeho nko kwibeshya ku kijyanye n'amatariki, kuko Fata ku mavuta muri no baruwa yari yagaragaje ko yarizwe itariki 25 kwa 11, ariko abenshi bakagaragaza ko iyo tariki itaragera, murabizi itaragera, kandi koko sinzi, bishoboka ko ari bwo yatekerezaga ko yajya hanze, simbizi, ariko icyo yaragambiriye kijyanye n'umukino wa Rayon Sport ndetse na Gorilla cyo ntekereza ko n'ubundi ari nyirizina, ahubwo wenda ashobora kuba yibeshye ku matariki yashakaga kugaragaza. Abantu batandukanye, abanyamakuru ba siporo batangiye kugenda banyura kuri iyi baruwa, nabo bagenda bayipostinga bagaragaza ko bakengurukiye Fata ku mavuta. Nk'uwitwa Bwana Rigani Rugaju ati a letter from our brother Fata ku mavuta, ati Imana ikorohereze muvandimwe. Abenshi ariko babona ko abantu bakunda kureba ikosa. Hano ndabona ko abenshi bari kugenda bagaruka ko ibaruwa yanditswe ku itariki itari, ariko hari n'abari guhumuriza Fata bavuga ati humura bizakemuka, ati Imana imworohereze, abandi bagahita bazayimuca nyinshi cyane, n'ibindi bigenda bigaragaza ko nabo bamufitiye izo mpuhwe. Ariko itariki yo ntivugwaho rumwe, sinzi Fata ku mavuta icyabimuteye. Ati hari nk'uyu wanditse ngo ari kwibaza ku matariki muri prison, nta kalendari buriya rero yitiranyije iminsi 3 nubwo. Ati kubera ibaruwa yanditse igasohoka itanyujijwe ku buyobozi bw'igororero, Fata ku mavuta ashobora kurushaho kwita mu kaga discipline. Icyo ntabwo twari tukizi, ni umuntu watanze igitekerezo witwa Musanzi. Nabyo ni ibindi bintu ubwo byaba bijemo, ariko Fata ku mavuta we yandikiye ikipe igaragaza ko umuvugizi rwose yasanze abakunzi b'ikipe ya Gorilla ari benshi mu igororero rya Mageragere, anagaragaza ko yifuza ko bamuha impano yo gutsinda Rayon Sport. Ntekereza ko inzira ibaruwa yaba yanyuzemo ibaye itemewe nicyo cyaba ari ikibazo, ariko ibyo yavugaga byo ni byiza, kandi muri siporo iyi esprit ibikenewe. Fata ku mavuta ngira ngo muramumenyereye cyane rero kubi ibyo ngibi bijyanye no ku muvugizi wa Gorilla, ko nawe anyuzamo akavuga ati ni njye